Tariki 22 Ukwakira duhimbaza Abatagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, Papa, Salome, Korudura umubikira n'uwahowe Imana, Arodiya umubikira n'uwahowe Imana, Numila umubikira n'uwahowe Imana, Verekundi umwepiskopi, Meloni umwepiskopi, Filipo wa Herikile umwepiskopi n'uwahowe Imana, Munira na Rodaridi umwepiskopi. Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri yabayeho mu w'igihumbi 920 kugeza mu wa 2005. Karoli Yosefu Wojitira yavutse ku wa 18 Gicurasi 1920 mu gihugu cya Polonye. Ise yitwaga Karoli Wojitira, nyina akitwa Emilia Kakizolowska. Mu buto bwe yahuye n'ibibazo binyuranye, aho yapfushije nyina afite imyaka 9, nyuma y'imyaka mike na mukuru we yitaba Imana. Ari mu kigero cy'imyaka 21, se nawe yitaba Imana, asigara ari imfubyi. Mu buzima bwe yari yifitemo igitekerezo cyo gukorera Imana. Yinjiye mu seminari ya Krakowi mu w'igihumbi 942, aho yayize rwihishwa kubera ko igihugu cye cyari cyarigaruriwe n'Abanazi. Yabaye umusaserdoti ku itariki ya mbere Ugushyingo 1946, aba umwepiskopi wa diyosezi ya Krakowi ku wa 28 Nzeri 1958, nyuma aba arikiyepiskopi. Papa Pawulo wa gatandatu yamutoreye kujya mu rwego rw'abakaridinari, atorerwa kuba papa ku wa 16 Ukwakira 1978, afata izina rya Papa Yohani Pawulo wa kabiri. Yihutira gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inama ya Vatikani ya kabiri. Yavuguruye amategeko ya Kiliziya droit canonique, ashyira imbere ubumwe bw'amadini ecumenisme, cyane cyane ibiganiro mpuzamadini. Yahaye isura nshya ibyo biganiro cyane cyane aho yahuye n'urubyiruko rw'abayisilamu i Casablanca, anasura umusigiti wa Damasi. Yashyize imbaraga cyane mu kuvugurura imibanire ya Kiliziya Gatolika, Abayahudi, Orthodox na Anglikani. Mu nama mpuzamahanga yabereye Asizi mu w'igihumbi 986, yahuye n'abakuru b'amadini 194, ariwe wari uyikuriye. Papa Yohani Pawulo wa kabiri yakundaga urubyiruko. Yaravugaga ati, urubyiruko ntirugomba gufatwa nk'urwananiranye, ahubwo rugomba gufungurirwa inzira y'ubwigenge, rugatozwa gukurikiza inzira ya Yezu Kristo. Yarubonagamo amizero y'isi na Kiliziya. Yahuye n'urubyiruko kenshi kandi arwandikaho byinshi. Yasuye ibihugu 129, muri byo harimo n'u Rwanda yasuye ku wa 9 Nzeri 1990. Ishyaka ryo kurengera ubuzima bw'ikiremwa muntu ryatumye ateza imbere amategeko agenga imibanire myiza mu bantu. Kugeza ubu niwe papa washyize abantu benshi mu rwego rw'abahire, abantu 1340, no mu rw'abatagatifu abantu 483. Yari umuntu w'isengesho. Isengesho yarigiraga nk'intwaro y'ibanze mu butumwa bwe, ku buryo yatangizaga umunsi isengesho ryo kuzirikana meditation ryamaraga isaha yose bucece. Yubahirizaga ku buryo budasubirwaho amasengesho y'umunsi, liturgie des heures, ku buryo igihe yaraswaga ari mu bitaro akigarura ubwenge, yabajije umunyamabanga we ati, ese twavuze amasengesho asoza umunsi complet? Inshuro nyinshi abo babanaga mu buzima bwa buri munsi
bamusangaga yatwawe wese imbere y'isakramento ritagatifu ry'Ukarisitiya ashengerera. Yaravugaga ati, isengesho ni imbaraga ku banyantege nke kandi rigacisha bugufi abikuza. Yakundaga kwiyambaza umubyeyi Bikira Mariya avuga ishapure buri munsi. Yaje ndetse no kongera ku ishapure yari isanzwe ya rozari ntagatifu ho andi mibukiro 5 yitwa amibukiro y'urumuri. Akimara kuraswa, bamujyanye kwa muganga, yagendaga asubiramo buhoro buhoro ati, o Mariya mubyeyi wanjye. Amasaha make mbere yo kwitaba Imana, yasabye ko batura igitambo cy'Ukarisitiya iruhande rwe. Yitabye Imana ku itariki ya 2 Mata 2005, ashyirwa mu rwego rw'abahire ku itariki ya 21 Gicurasi 2011, yandikwa mu gitabo cy'Abatagatifu kuwa 27 Mata 2014 na Papa Francisco. Turahimbaza kandi Mutagatifu Filipo wa Herikire na bagenzi be bahowe Imana mu wa 304. Filipo wa Herikire yari umudiyakoni. Abakristo ba Herikire mu Bugereki babonye ko ari umuntu w'Imana, basaba ko ababera umwepiskopi, barabihabwa. Icyo gihe ariko itotezwa rya Diocletian ryari ritangiye. Filipo yirara mu bakristo kubakomeza ngo bazarwane gitwara intambara z'Imana, bemera gutabarira Imana. Ababwira kudatinya ubabare kuko Imana izabaha intege zo kubabara nta bwoba. Filipo afatwa mu ba mbere. We n'umwigishwa we witwaga Herimesi abari bo babanza gutangwa, batwikwa bazima ngo abandi bashye ubwoba bahakane. Nibyo ahubwo byakomeje abanyantege nke, kuko Filipo na Herimesi barinze bakongoka rwose bakisekera, bishimye kandi bashimira Imana. Abapfuye babakurikiye ntibavuga umubare wabo, ariko ngo bari benshi. Jya wibuka ko amaraso y'abahowe Imana ariyo mbuto y'abakristo. Nawe rero ukunde kujya wibabaza aho utabariye Imana ngo ingoma yayo yogere. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. I Yerusalemu turahimbaza Mutagatifu Salome, nyina w'intumwa Yakobo na Yohani, n'umwe mu bagore bahambye Yezu. Mu bya Kolonyi turahimbaza Mutagatifu Korudura, umubikira n'uwahowe Imana, igihe bafashe bagenzi be ba Mutagatifu Urusura duhimbaza ku itariki ya 21 Ukwakira. Korudura yarahunze, hanyuma abonye ubutware bwa bagenzi be nawe araza aritanga, baramwica. I Huesca muri Hispania turahimbaza Abatagatifu Numira na Arodia, ababikira bahowe Imana ku ngoma y'Abayisilamu. I Rouen mu Bufaransa turahimbaza Mutagatifu Meroni, umwepiskopi, yabuhawe na Papa Mutagatifu Stefano, abari we umwohereza kwigisha kuri uwo murwa. I Veroni turahimbaza Mutagatifu Verekundi, umwepiskopi. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na komisiyo y'itumanaho ya Paroisse Crete Congo Nil. Murabyumva mu ijwi rya André. Mugira amahoro.